ese ufata umwanzuro wo kumwikuramo totaloma burundu asenya byinshi habe mu kwiyibura niko gupfa kwa mbere cyane. Iyo wibuze ujye umenya ko buriya n'ikindi wabona gituka wamufata wamugira nka priorite mu buzima bwawe ukumva ko ari nk'umuntu waburuga biriya bintu ni bibi ba bantu ngiye biramye akasigara n'incike yari afite umuryango yarangiza akajya yumva donc akajya ashaka ikintu cyajya gihora kimwibutsa abo bantu. Hello guys, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza nta kibazo. Nizere ko aho muri mu hirya no hino hatandukanye Imana ikomeje kubarinda. Nkuko mubibona rero kumwe n'umutumirwa ariko ntabwo ari mushyashya kuri na Dijo. Reka muhe umwanya nawe abibwire. Muraho umeze gute? Nizere ko munyibuka ku bantu ukunda kureba na Dijo TV show. Nagarutse benshi mwishimiye ko nabaganije. So nagarutse kubera urukundo nkunda na Dijo. Hope ko namwe one day muzaza mugashare ibitekerezo byanyu kuri na Dijo TV show. Thank you, tugiye kubana neza. Arakoze. Guys, rero tugiye kuganira ku cy'ubungubu. Ubungubu none tugiye kuganira turebere hamwe ese niki cyafasha abantu baba baratandukanye abo dukunda kwita aba ex babo kubikuramo bikabananira, cyangwa se ukaba ari bwo ugikora break up kwikuramo umuntu mwe muri kumwe bikanga burundu. Tugiye kurebera hamwe tips zadufasha, turebera hamwe turebe ese niki cyagufasha kugira ngo ukomeze bishyiremo ama ex wawe bigutesha umutwe, niki cyagufasha kugira ngo ubashe kumwibagirwa burundu. Hatanze ikaze umushyitsi aratangira tubwiraho hanyuma dukomeze. Murakoze. Nagarutse nanone rero umva rero njyewe iyo mvuze ku iyo njye kuvuga ikintu cy'aba ex sinzi buri gihe abantu bazajya bagira ngo mba niba kubeshya ariko si ukubeshya pe ko biri kose kugira ngo uzajye gushakana n'umuntu sibyo bifuje ko ufata umwanzuro wo gushaka umuntu uba waranyuze ku bantu benshi bashoboka, ariko muri abo bose ntabwo ari ko bose baba baraje badafite gahunda. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu ajye gufata umwanzuro wo gushaka aba yaciye ku bantu benshi. Sasa rero icyo bita umu ex neza, umu ex ni umuntu muba mwarakundanye mukagera igihe mukabivamo cyangwa se umushinga mufite w'urukundo ukarangira bitewe n'impamvu runaka. Rero mu buzima kugira ngo umuntu afate umwanzuro wo kwikuramo umu ex, kuko buriya umu ex iyo ukomeje kubishyiramo mu buzima bwawe bwa buri munsi, tuvuge murakundanye murarangizanyije aragiye wenda bibaye ngombwa ko haza uwundi, iyo utahise ufata umwanzuro wo kumwikuramo totaloma burundu asenya byinshi habe mu mibanire yawe n'umushyashya habe nawe ubwawe ku giti cyawe mu mutwe wawe. Ukompara wenda niba uje mu rukundo bushyashya we afite ukuntu abayeho wenda binameze neza ku buryo wabishakaga, ugahora ukompara ukavuga ati wa mbere yakoraga gutya none uyu ntakora gutya, nubwo twatandukanye ibi ngibi rwose ndabona ntazi, bituma nta muntu uzakunyura bitewe n'uko uhora ukompara ugereranya uwa mbere n'uri muri kumwe ako kanya. Rero kugira ngo urukundo rwawe cyangwa se inzira yawe urimo muri ako kanya igende neza bisaba ko wowe urekana ubundi ijambo ex ni uko baba barihanye bivuga expired ni ikintu cyarangiye cyangwa se cyataye pose niko navuga. Iyo ugumanye n'ibintu byarangiye bituma ibyawe biri kubakwa bitagera ku ntego yawe. Bivuze ngo rero ugomba kwikuramo buri kintu cyane cyane ikintu cyitwa memoire cyangwa ikintu muhuriyeho cy'urwibutso cyakwibutsa umuntu, habe ifoto habe wenda gift yaguhaye habe kugira ngo utangirane n'ubuzima bushya. Niko mbyumva. Rero bimwe mu bintu twatangira duheraho kugira ngo ubashe kwikuramo burundu uwo mu ex wawe, icya mbere emera kwakira agahinda, wumve ko byarangiye, wemere nimba ari ukurire, wemere nimba ari ubusa, umva ukore anything, we kurwana n'amarangamutima, urekane kurira, urekane ikomeze ngo ejo azagaruka. No, wowe umva ko byarangiye, wiyakire urwane nabyo, hanyuma uko uzareka agahinda kakaza niba ari kurira nimba ari iki bizagera igihe birangire. Hanyuma muri uko kugira ngo ubashe kumwikuramo neza bijyana n'ako gahinda harimo no kureba
sayidi y'ikintu ushoboye ukaba bizi nacyo sibyo aho kugira ngo ukomeze uri bizi utekereza uwo muntu umwandikira oya ibyakire numara kubyakira unafokasinge ku kintu wese gishobora kuguteza imbere kandi wumva ushoboye unakunze. Yego ndumva aha ngaho nakunganira wavuze ku kintu cyo kurira. Buriya ikintu cyo kurira hari abantu bagifata nka weakness cyangwa intege nkeya z'umuntu, ariko kurira ni byiza. Nk'ikintu kijyanye n'urukundo, iyo uri mu rukundo rwa nyarwo urumva uri mu rukundo ukaburekinga n'umuntu mukarangiza utanarize bitanapafekise nonaha bikwafekita mu myaka iri imbere utazi, kubera ko iyo uri kurira iyo urize uba usohoye amarangamutima yawe, urarira bya kagahinda kose ufite bya bintu byose mwagiranye, bya bihe byiza byose mwagiranye bimanuka muri ya marira. Iyo wikaramika ukaba igiti ukaba umusirikare rero bikubyimbamo, niba bikubyimbyemo uzajya uhora uri muri wa muntu kandi byararangiye we yaramaze no kukwefasa muri we, ariko wowe ukirwana nawe. Ikindi nanone numva cyafasha umuntu kuba yakwikuramo mu ex, kurikana n'inshuti ze. Urabona nk'ukuntu iyo ufite nk'umusheri akunda kujya kumuperezanta, usanga tuzajya gusura abashyitsi banjye banaba bigomba kukumenya. Urumva uko biri kose iyo ufite umusheri wawe abazi inshuti zawe nawe ubuzi ziwe. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo bisobanuye ngo niba wenda ushwanye na sheri wawe cyangwa se mu breakinze na za nshuti zijugunye hirya, ntabwo ari byo pe, kuko waba yakoze ikosa ryatumye mu breakinga atafashijwemo na za nshuti ze. Ariko nanone ntabwo ukwiye uziyegereza, kuko za nshuti ze nimuhura bazajya bamukwibutsa, nubaha umwanya bazajya bamukwibutsa ariko nubwo uri kumwe na kanaka ariko shawe uriya mwaba umeze neza sinzi impamvu mwageze gutya, noneho uhite bita byihuta ku mutima. Niyo yaba ari wowe nakoze n'amakosa ushobora kudusigara ari wowe ufite ikibazo uvuga ati akubundi basubira inyuma nkajya kuba namubwira akabigarukamo kandi we yabivuyemo kera. So ngiye numva ikintu cyadufasha ari uko warekura urekuye n'icyitwa inshuti ye n'icyitwa abamukomokaho, mbese ugasiba usibye. Kuko mbyumva ntabwo bivuze ngo wenda ngo ubafate nk'abanzi, no, we mu gihe wumva umutima wawe utariyakira uretse kugenda uba connect n'ibintu bishobora kuguhuza cyangwa kukwibutsa wa mu ex wawe. Ikindi rero abantu benshi ntabwo bakunda kwita kuri icyo kintu cyo gukora siporo, bakunda kumva ngo siporo ni iy'abakire cyane abakobwa cyangwa siporo ngo ni iy'abantu nyine bari gusangiza, ngo ni iy'abantu utamenya, ariko buriya siporo ifasha kuririzinga ibintu byinshi. Ugomba gufata akanya ugakora siporo, wamara gukora siporo ukiyitaho, sibyo? Mbese ibyo ngibyo byose bizagenda bigufasha kugenda wikuramo wa mu ex wawe. Ikindi kintu nanone ntekereza ko cyafasha umuntu kwikuramo ex, urabona ku bantu bakundana bakunda gutangana impano, usanga cyane ku anniversaire, si na anniversaire gusa, kuko iyo abantu bakundana impano zo zihoraho nta n'ikintu cyanabaye. Biragoye kuba bafata wenda yaraguhaye se nk'iki kintu gihenze uvuga ngo ngiye kukitanga se ngiye kukijugunya. Burya ni umwanzuro ugoranye kuwufata, ariko ni n'umwanzuro unafasha umuntu nyirawo. Kuko niba wenda ufite agakanzu keza mwambaye mwagiye kuri dine runaka ari we wakaguhaye ukaba ugakunda pe, ariko ukaba bati kuko ari gift nahawe na ex wanjye cyangwa kuko ari gift nahawe na sheri ni wowe ari sheri wanjye ndayikunda sinayijugunya, iyo kanzu ntuzajya uyambara uzagite kwibutsa wa muntu kandi already uri kurwana no kugira ngo akwivemo. Ni ukuvuga ngo njyewe ntago ari kubwira abantu wenda ngo bajye bafata ibintu bahawe babishwanyaguza bigite, ariko njye ntekereza ko ari inzira nziza yo kuba yagufasha kwibagirwa wa muntu, kuko nugumana za mpano uzi ko niba ari inkweto, niba ari ikanzu, niba ari isaha, niba ari ikindi, kuko uzajya ubyambara uzajya uvuga ati Yesu we disi iki gihe twari tumeze gutya, kandi wenda ushobora no gusanga uko mwari mumeze uko nguko icyo gihe atari ko mumeranye n'uwo muri kumwe ako kanya, ugasanga bigusubiza inyuma, bihora bigushyira muri ya mudu, bigatuma utananibuka n'icyo mwanashwaniye, bigatuma muri kumwe yego ataryoherwa n'ibyo arimo, nawe nturyoherwe ugahora uri umuntu uri inyuma. Urabona reba wenda ngiye kubigeranya n'ikintu kibireba ko nta jenoside ukuntu yari imeze, sibyo? Wenda singiye kugeranya n'aba ex ko n'ibintu bitagereranyika, ariko ndagira ngo mbabwire reba ukuntu jenoside yari mbi pe. Abayiciyemo abo twita aba survivors bariho ubu ngubu batagerageje kubyikuramo ngo bibagirwe,
bahora muri ya modo sibyo ni ukuvuga ngo wenda nk'umuntu niba yarabayeho agasigara n'incike yari afite umuryango yarangiza akajya yumva donc akajya ashaka ikintu cyajya gihora kimwibutsa abo bantu ahora ari hasi kubera iki abati so ndakorera iki biragenda biki ariko yego ubuzima buba bwararangiye iyo yahise avuga ati byarabaye ubu none njye gufokasinga ku biri imbere ibyahise byarahise biramufasha bigatuma abasha kwavansa ikindi kintu rero cyagufasha fasha umwanya niba ufite inshuti zawe musohoke mwishime mutere story sibyo bigusubiza kwishima ugatangira kumva ko nubwo atanahari wowe nawe utagomba kwishima ukumva ko ugomba kwishima sibyo ikindi buriya icare utekereze uti nubwo uriya agiye ariko hari undi uri imbere mwiza kumurenza wikumva ko ari we wari mwiza nta wundi wahura nawe umurenza buriya rero ibintu bya binsetse hari igihe utandukana n'umuntu ukavuga uti mwana kuki njyewe kuki ari njye bibayeho ukajya kubona ukabona haje undi ukavuga ati mama na mama ukavuga ati si ubundi mbere hose yarari kuki nahuye n'uriya muntu mbese ariko nyine ibintu byose kandi ukamenya ko ibintu byose biriya biberaho kugira ngo bikwigishe udahuye n'uwo muntu ugutesha umutwe ukahita uhura nawe undi mwiza direct ntabwo wamuha agaciro nta nubwo wamenya ngo icyiza cye ni iki ariko kuko wahuye n'ibibi umenya no guha agaciro ibyiza wikumva ko ari we wari mwiza ubundi se ni mwiza gute kandi ariko gutera agahinda sibyo ntabwo ari mwiza ntekereza nanone ku bijyanye n'aba ex reka noneho mbe ndetse kuvuga kuri ex mvuge mu gihe noneho muri relationship ni ukuvuga ngo cyane cyane twebwe abakobwa cyangwa se igitsina gore iyo uri muri relationship ukundana n'umuntu hari igihe uba umudipendingaho cyangwa se ukaba wamugira nka priorite mu buzima bwawe ukumva ko ari nk'umuntu waburuga biriya bintu ni bibi ba bantu ngewe biriya bintu ndabyanga umuntu avuga ngo nihura nzapfa ndabyanga biriya bintu ni bibi cyane kuko iyo bibaye nk'uko mu breaking waramwimariyemo bingana bityo wumva ko ariwe priorite y'ubuzima bwawe wumva ko umubuze wapfa koko wanapfa binabaye ngombwa kuko icyo gihe mutandukanye bikajya kuri episode yo kuvuga ngo noneho ni ex waravuze ngo nivura nzapfa waramuhaye urukundo waranabyishyize uzi ko koko ushobora kudapfa ngo bakushyire mu gitaka ariko ugapfa mentally kubera yuko wumvaga wamuhopingaga wumvaga ari umuntu nyine udashobora kumuhemukira wifata umuntu ngo umugire priority umugire ikintu cyangombwa mu buzima bwawe ku buryo cyabura ugapfa buri undi kwibura sori kwa ucengije baravuga kwibura niko gupfa kwa mbere cyane iyo wibuze ujye umenya ko buriya n'ikindi wabona giturutse ku wundi uko umuntu nawe azaba yihagije kuri icyo kintu agiye kuguha sibyo ariko ntiwibura ujye umenya ko kugira ngo ubone uzaguha wowe icyo ukeneye utabanjije kubanza ukimenya ukikunda ukimenya ukanihaza ntabwo uzamubona pe ahubwo uzajya uhora ubreminga abantu ni hahandi usanga umuntu ameze nk'uwagize trauma yego n'umuntu uwo ari we wese yatangira kumwaprocha akajya avuga ati n'undi uri nka babandi kandi ntabwo abantu bamera kimwe njyewe nanone ikindi kintu numva cyafasha abantu cyangwa se cyafasha umuntu kuba yakwibagirwa uwo bahoze bakundana banumva yahindura ibintu bajyaga bahuriraho urugero hari nka hobbies abasheri baba bafite bahuriraho wenda urugero mukunda kujya koga sibyo koga rwose iyo muri kumwe wenda ushobora no kuba utanabizi wowe mukobwa ariko ugasanga umusheri wawe ukunda yabigushyizemo ni hobbies yanyu yo muri mu mazi murishima muba mumeze neza mumeze bon baravuga ngo kugira ngo wa mu ex wawe umwibagirwe numva byaba byiza za hobbies zabahuzaga muri babiri kabone nubwo nawe wabikundaga byiyambure ubiretse utangiranye n'ibishyashya niba mwajyaga mu mazi mukinjoyinga mukumva bimeze neza noneho tangira uvuga ati noneho ndikuzajya nkora jogging byuke mu gitondo uhindure ubundi mushyashya niho handi ushobora gukubitana nawe mu ex wakahita avuga ati nawe hajya twakundanaga cyangwa n'undi wundi kuko akubonye mu bintu bishyashya atarakuzimo ibyo yari akuzimo iyo ubigiyemo bituma usubira inyuma rero kugira ngo umuntu yibagirwe umu ex cyangwa ave muri mode y'umu ex we mba numva yahindura bya bintu byabahuzaga bya bintu bajyagamo bagasangira ibyishimo bari kumwe akabihindura akajya mu zindi nzira kugira ngo akomeze kwaza umuntu gutyo muri relationship ukwanga akaba agira ngo ubuzima bwawe niho bugiye kurangira rero wowe bimuha imbaraga zo kugira ngo avuge ati
yari atari igihe undi ntiyari kubaho why not avuga uti ni njye wari umugizi ahubwo mwereke ko kuba atanahari wabaho neza kurenza kandi ukanabaho wishimye kurenza uko mwari mumeze wimuha kugenda unavuga ati ni njyewe umugizi no nawe ubwawe shaka kuvuga uti n'ubundi rega nuko tubyirengagiza uvuye n'umuntu mukuzi sibyo yego ibintu by'amarangamutima ni ikintu ibintu umuntu atapfa gusobanura sibyo ariko nanone bikumva n'ibintu byakomeye ubundi ruhande biba byakomeye ariko zidashoboka buri kintu cyose kigiye intangiriro kikagira n'iherezo niyo mpamvu rero ugomba no kubyikuramo yego tukiri aho ngaho nyine ku bintu by'aba egisi buriya kugira ngo ibintu bijye kugera ku rwego rwo kuvanga abantu babaye aba egisi baba barakundanye njyewe ahangaha ndumva nahereza nk'inama abakunzi ba Nadijo ijyanye no ku kintu cyo gukundana kuko hari igihe abantu bajya mu bintu byo gukundana babihubukiyemo cyane cyane nk'ibintu byateye by'amapasi ugasanga turi inshuti njye nawe wenda ufite sheri simufite bagata ariko sheri wanjye hari umutipe bagendana ngo pasha hari ikibazo sibyo uramumpaye kugira ngo nanjye twiringe ya gapu yo kuba twumwajya twicara turi batatu none tujye twicara turi bane sibyo mu by'ukuri ntago ari uko namubonye ngo murambagize mbone ko uyu muntu ndamukunda uri kubyumva numva mu kintu kijyanye no gukundana abantu kugira ngo birinde izo ngaruka zose zo kunanirwa kwikuramo abo ba egisi babo cyangwa se abo bahoze bakundana bazajya batekereza mu gihe bari mu rukundo ugakunda umuntu atari uko bamukurangiye ugakunda umuntu atari uko bakubwiye ngo mukunde ahubwo ukamukunda kuko ahamanya n'ukwifuza kwawe kuko akuntu umuntu aba asetemo agategereza nzakunda umuhungu umeze gutya ufite kompotema zimeze gutya umeze gutya na gutya na gutya na gutya rero iyo bitagenze bityo ukamukunda ukamukunda byo kugira ngo wuzuze cyangwa se ufiringe gapu yaburaga muri bagenzi bawe kugira ngo nawe umere nkawe icyo gihe iyo mutandukanye umukunze kubera ikigari noneho wamara kumukunda kubera ikigari nawe akubonye atakuvunikiye azakugenza uko ashaka ubashishwa haniko nawe niba gukeneye muri geto direktoma n'akazi uragata niba ari abantu ukorera ejo bakwirukanye avuga ati ntacyo mfite sheri ni ubanga ibyo bintu byose iyo bigiyemo utarabifatiye umwanzuro ngo ubanze utekereze neza mukamuka mu breakingi tutanya guturona bya bihe byose uvuga ati n'ubundi dore yaje atumana akazi kanya nkareka yaraje ntandukana nako ntangira gushwana n'ababyeyi yaraje bigenda bitya none ndebera ugasanga nk'umuntu agize depression urumva gusa igihe gikomere kandi wagiye ari mutaraga nta kibazo afite rero hagati aho ngamba numva before yuko ujya kureba ku ngaruka zizaba z'uko umu ex wawe ashobora kukwanga kukuvamo cyangwa ashobora kugutera shoke runaka banza ubitekereze mbere y'uko ujya muri urwo rukundo banza ubihe umwanya hagati se igihe wundi ndashaka iki ikintu nababwira ntabwo njya nemera biriya bantu bavuga ngo kuba impumyi mu rukundo dukunda ariko tunareba ikindi hari ukuntu ukunda umuntu ukumva wenda kuko ari we wajyanaga muri bagenzi bawe bakavuga ati wawe ukamwihambiraho mbese no kuba ari kukwereka ko atagushaka nturi kubibona ndakubwiza ukuri ko nujya kuri mutandukanye ukababara uzababara ubabare cyane kubera yuko ni byinshi yakweretse ko nyine adahuje nuko wowe wumva wifuza ariko ukabyirengagiza ugakomeza ugasunikiriza buriya gukomeza gusunika ikintu kitavaho kiri ni wowe ubabara buriya ufashe nyine nk'uko ushobora kuvuga ngo uri gukubita ibipfunsi iyi ngumi ngo iyi wenda uri gukubita igikuta ibipfunsi wenda ngo kivaho kiri ntabwo kizahava ahubwo wowe uzashinzwe rero uri kubabara intoki niyo mpamvu niba uri gupushinga ikintu ubona kitavaho kiri nyine bivuze ko bitakunda iyakire umenye umuntu muri kumwe uko yaba ameze kose ntabwo ushobora gukunda fizika abakobwa buriya nicyo kintu none kijya kitugora ukabona umuntu ukavuga ati wawu ariko ugasanga nk'imico ntihuje niyo wifuza ariko ugahatiriza ngo nzamuhindura abakobwa tugiye tugira akantu ko kuvuga ngo njye nzamuforomo uko nshaka ariko ni gute uforomo umuntu mukuru muguye akuze ubundi mu buzima busanzwe tuzi ko imico n'imyitwarire bihabwa n'ababyeyi utaragize ababyeyi ayikura mu ishuri cyangwa nuko yakuze naho yarerewe ni gute umubwira ngo uhuye n'umuntu mukuru
wabaye mu buzima utazi umubonye akuze ngo ngiye bitewe n'ukuntu umukunda ngo ukuntu ateye ngo nuko yitwara ngo buriya ngo njye nzamuhindura ntabwo bibaho ntabwo wamuhindura ngo bishoboke ahubwo uvuga ngo ubwo niba umukundanye n'ibyo afite ibyo azagukorera uzabyihanganira kuko guhindura umuntu ahinduka kubera ko Imana yo yabishatse ko ahinduka ntabwo ari wowe ubigizemo uruhare cyangwa hari akantu njya numva akavuga ati basi ruriya rumeze kuriya n'ubwo rumeze ko akunda narukuraho umwana mwiza sibyo nimba mubanye ubona afite defo uwo mwana mwiza ni uburere kigiye kumuha bwo kugira ngo n'ubundi nawe azamubona ajye abona ko ari umwana mwiza cyangwa ahubwo uwo mwana azaba ari mwiza ariko nagera no mu bandi bavuga ati yo nuko akana kavuga ati turashize nyine sinzi hari igihe abantu dufata akantu gato katari na ngombwa kaba ariko tugenderaho wowe ukabaho ubabaye ubuzima bwawe bwose ndetse bikanangiza ahubwo n'abandi bari iruhande rwawe guys rero nibyo twababwira bijyanye n'aba ex ni ukuri aba ex bangize ibintu byinshi pe aba ex mana we bari gusenya ingo nyinshi hano hanze gusa noneho reka nkubwire hari filime nabonye ejo bundi umukobwa aba afite ubukwe yakundanye n'umuhungu aramubabaza bye umukobwa aravuga ati sinzongera gukunda sinzongera nyuma aza kubona umutipe aramwomora barakundana bigenda neza ariko cyagiye kuko mu ex bari baramanye igihe kinini cyane imyaka 5 bari kumwe gutya mu mwaka wa nyuma bari no gutegura ubukwe akamubabaza uri kumva baranje ba breaking umukobwa aza kubona umuhungu aramukunda bapanga nuko batanakundanye n'igihe kinini noneho umukobwa mu gihe cy'ubukwe abura nk'ibyumweru nka 3 ahura n'umu ex we njye hagati aho kintu ngiye kuvuga kugira ngo umu ex batazajya n'ikintu yangiza mu buzima bwawe niba yaragiye yavuye mu buzima bwawe wikongera kugira indi opportunity ntoya umuha kuri wowe kuko wagukubise rimwe n'ubwa kabiri yakongera sibyo nuvuga ngo icyo gihe umukobwa yamuhaye akanya gato baraganira batari kumubwira kuki twese tubireka bikagenda kuri ese kuki umukobwa atangira kubona noneho ko yayobye byari bushoboka ko bakomezanya kandi already arabura ibyumweru bibiri bakora ubukwe biza kurangira baryamanye nibo bateganyaga gukora ubukwe arabafata nabwo bitabuka kandi wa mutipe umu ex we already afite umugore bikubyumva nuvuga ngo aba ex bangize byinshi cyane nagira opportunity ntoya umuhereza ku buzima bwawe araburundumura bushyire hasi kurusha uko bwari bumeze already warababaye umutima warashengutse ubivuye muteye ntabwo ubivuye mugiye mu yindi etape umuhaye kandi kanya gatoya birangira buze byose nk'ingati imenetse rero kugira ngo twivanemo cyangwa se twikuremo aba ex cyangwa se umuntu waba warakundanye nawe ntuza naho wamubonera bibaye ngo bwamupepere cyangwa ntunamupepere kuko mugize akanya gato ko kongera mugahura hari igihe bisubiza inyuma twege igitsina gore dufite ukuntu dufite imitima iri yoroshye ishuki ubundi twe turashukana kandi nawe turashukika umukobwa yavuze ngiye gushuka umugabo yabikora kandi natwe umugabo mva twe rwose none kujyanye n'igitsina gabo rwose tatugwa nk'ibere ry'umukecuru rwose yabashe kuguca urwaho umu ex wawe akabona ko ari akantu etape gato uzamutseho ahaguca urwaho nawe ukamuha akanya gatoya arakwangiza pe rero ibyo byose twabwiye hejuru gerageza ukoresha uburyo bwose bushoboka hari n'akandi kantu tutavuze kagufasha kwivanamo umu ex rero n'amakunda dufite inshuti zawe wenda dushobora kuba tugenda turi nka 5 turi abashuti dufashanya mu buzima busanzwe tugirana inama kwa sibyo bakaba bazi neza ko umutipe mukundana mugatandukana mugitandukana nyine nawe umaze kurira wamaze kwekera ati yagiye mba numva wakegera uwa muntu wegera uzi ko ari inshuti yawe nyine ukamubwira ati suri inshuti yanjye ntitugirane inama ntidukorane n'ibi mbabarira ntuzatuba turi kuganira ntuzavuge kanaka ukabaha warning kugira ngo mutazaba mwicaye murimo kuganira wumve baramugaruye noneho bamugarure bari kumuvuga ibintu biri positive batangiye kuvuga ati shasheri wawe buriya nubwo mwatandukanye byari bimeze gutya byari byiza kari akantu konyine nikari gutuma mugenza gutya ibyo bintu kandi abakobwa barabikunda pe njye mba numva wahita ubwira inshuti zawe ati niba munkunda mwemera ko mu inshuti zanjye mumbabarire tuzongeye kuganira ku muntu uriya muntu kuko uko biri kose nubwo waba mutandukanye mupfa ikintu kitari cyiza hari ibyiza yaba yarakoze mu buzima bwawe byagutera kumva wongeye kumukenera sibyo ubwira inshuti zawe ati niba munkunda
nituganira mukaganira kuri kanaka sibyo niyo tuba turi kuvuga ibyubaka ntimukamuvuge byarabaye byararangiye ubu turi kurebana no kubiri imbere. guys ni izo tips twe tubafitiye wige kurekura kandi mu gihe wumva utararekura gerageza urebe ko byakunda n'ibyanga urekuretse uvuga uti ubu ndakomeje nyine nta bintu byo kureba inyuma. So guys rero turi kumwe mbitsa gukora subscribe, gukora share, gukora like ndetse na comment mutayibagiwe. Hanyuma dushimira umutumirwa wacu umva mujye muri comment mutubwire ko mwamwishimiye. I know ko ushize mwamwishimiye ndabizi ko n'ubu muri umwishimiye. Ciao ciao, bye bye.